Tubahaye ikaze mu kiganiro Tembera u Rwanda. Uyu munsi twavuye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda tugana mu burasirazuba ni mu karere ka Gatsibo aho tugiye kumenya byinshi ku tubindi twa Rubona. Turaganira n'umwarimu wita kuri utu tubindi akabikora yifashishije abanyeshuri yigisha ibijyanye n'amateka. Ariko we kubwe n'ubundi ngo ni uburyo bwo gushyigikira ibyiza nyaburanga kuko abona bititaweho byazasibangana. Umuntu yakwibaza ngo ni gute utubindi twakozwe mu rutare. Izi mbaraga z'umwami Ruganzu ubwo yari atahutse avuye aho yari yarabundiye aho nyirasenge yari yarashakiye yakomeje kugenda azigaragaza dore ko ngo yahavanye imitsindo n'imbaraga zikomeye. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro, reka duhe umwanya mwarimu atwibwire hanyuma tumenye byinshi kuri ibi byiza bitatse u Rwanda by'umwihariko bibarizwa mu karere ka Gatsibo. Nitwa mwarimu Rwabagabo Simone. Navutse mu 1969 mvukira kuri uno musozi wa Rubona. Aha turi bahita mu tubindi twa Rubona. Ariko dukomora iryo zina ku tubindi twa Ruganzu mubona hano. Utu tubindi dufite amateka maremare. Dukomoka ku mwami Ruganzu mwene Ndahiro Cyamatare. Aba ni abami bagiye bayobora u Rwanda mu mateka niko iherekana imvugo rw'amateka niko rutubwira. Rero Ndahiro Cyamatare amaze kwicwa n'abanzi be bateye u Rwanda. Abiru barokotse iyo ntambara cyangwa se barokoka abo banzi bateye u Rwanda baje guhungisha umuhungu wa Ndahiro Cyamatare we Ruganzu wa kabiri Ndori. Bamuhungishiriza kwa nyirasenge Nyabunyana ni hakurya hangaha mureba muri no misozi yo hakurya. Muri hakurya ntihari u Rwanda, hari igisaka hakaba Karagwe. Rero nyirasenge wa Ruganzu Ndori yabaga ikaragwe, Karagwe k'Abahinda mu mateka niko avuga. Umwari bamuhungishirizayo rero hamaze imyaka nk'icumi aza kubunduka kuko yagiye ahabwa amateka n'abiru barimo uwo bita Kavuna. Kavuna yari umwiru wa Ndahiro Cyamatare. Mwe Kavuna karyankuna? Nuwo nguwo ujya wumva. Kavuna rero ni wajyaga gutanga amakuru ayaha uwo mwana uko agenda muri iyo myaka 10 cyangwa se 11 icyo gitero cyamaze kikiyobora u Rwanda. Bamaze gutsinda u Rwanda nkeka ari igitero cy'abanyoro niba ntibeshye bayobora u Rwanda aho imyaka igera muri 10 cyangwa 11 gutyo. Muri iyo myaka rero bamaze nibwo Kavuna yagenda agatanga amakuru uko u Rwanda rugenda ruva mu majune y'iyo ntambara. Hanyuma aza kugenda rero kumubwira ati u Rwanda rwatekanye muze muzane umwami wacu dushake ukuntu natwe twamwimika turwanye n'abanyoro batuvire mu gihugu. Baramuzana rero aha nsubiye inyuma gato hakurya ikaragwe kwa nyirasenge bagira ibintu navuga by'ubumaji cyangwa se mbyite ubuhanga bwa gakondo bwa kera. Bari babutekerera umwana wabo. Navuga nyirasenge yari amutekerera aramubwira ati mwana wanjye dore buno buhanga buzagufasha mu miyoborere yawe niba ugiye ukabasha kubaho ugategeka u Rwanda ibu buhanga ngo haye buzagufasha mu miyoborere yawe. Rero amaze kwambuka aje ku nkiko y'u Rwanda ni tuhita ku nkiko y'u Rwanda ubungubu kuko hakurya ni Gisaka iriya ni Karagwe hariya ni mu Ndorwa u Rwanda rwarurunguru. Rero tuvuge mu nkiko hano bahageze bahakorera ibirori. Bakoreye ibirori byo kumwakira. Abanyarwanda bari bacitse ku icumu ry'iyo gitero biyegeranya bazi kureba uwo mwana w'umwami uhungutse baza bahakorera ibirori bya mbere bamwakira bakoresheje inzoga za Kinyarwanda zirimo urwagwa ibigage hanyuma bashyira mu mivure nkuko byahoze mu muco gakondo wa Kinyarwanda. Yego. Imivure bambikeya ibibindi babikeya ageze aho none aravuga ati nanjye reka mbere cy'ubuhanga bwanjye akoresha ubuhanga bwe. Yari afite agakoni k'imitsindo yakuye hakurya Ikaragwe niko yakoresha bava ngo aho yashushanyaga ku gakoni yabaga akoze umunwa ubundi bakamuna ikibindi kiricukuye ntataka ntibabonye itaka rizamukamo ntibagize gute ariko kubera ko biri mu gitekerezo n'ubuhanga bwe
bakabona ikibindi kiricukuye urumva ko ari umuhanga cyane. Ntako amateka avuga ko yashushanyagaho n'ako gakoni akagira amagambo make yavuga y'imitsindo akabindi kakicukura. Ubundi bagafata ibiti byo mu ishyamba bitaga ubujeni bakabuvuguta bagahoma bagatunganya neza bagasukamo inzoga bakanywa. Uvuga ureba hano. Yego. Ibyo birori rero bavuga ko byamaze iminsi igera muri 5 kuko yabanje kwakira abanyarwanda abakorera ibirori bamukorera ibirori nabo hanyuma afata n'indi minsi nk'ibiri yo kwakira ingabo. Ndaza kubereka aho yazakiriye hari hepfo ku rutare ruhari nanone ruriho ibindi bimenyetso. Hari aho yarambitse umuheto, hari aho yarambitse imyambiye ni ukuvuga igitenga cy'imyambi hari aho kirambitse. Hari aho yacukuye ikibumbiro yuhiriramo imbwa ze. Hari aho hari ibindi bimenyetso ndi bubereke buriya gato. Nuko rero amateka avuga ko muri icyo gihe cyo mu 1500 n'imisago niho ibi bintu byabaye. Kuko mbere yaho ntago utu tubindi twari tuzwi. Aha hitwaga Rubona. Ntitwari tunahari. Yewe nuwo niryo zina mu mudugudu wa Tubindi ntiryabagaho mbere. Hari Rubona rwanzoga. Iryo zina Rubona rwanzoga iyo dufata amateka nanone twumva rishobora kuba ryaravuye muri izo nzoga zangwirewa. Kuko byari Rubona gusa. Haza kwitwa Rubona rwanzoga uko imyaka yagize. Ngiye kuva mvutse nasanzwe hitwa Rubona rwanzoga. Aha kwitwa mu Tubindi, utubindi twa Ruganzo. Utwo tubindi twangweremo izo nzoga ashobora kuba ariho iryo zina bita Rubona rwanzoga ryavuye. Ubundi hano hari utubindi tugera kuri tungahe? Aha imbere niba ntibeshye neza ni 12 inyuma hari 5. Ubwo twose hamwe 17. Yego. Niba ntibeshye kuko ndumva aho mperukira kutubara nabonye hano 9. Kandi turigaragaza koko. Urabona nk'imbere yanjye hano hari 5. Hano hirya hari 2 rwose 7. Hano hepfo hari 2 urumva ko ari 9. Inyuma hari 5 urumva ko ari 14. Noneho ndagira ngo ubanze utubwire ese iyo mubona ahangaha mufite ubwo bwiza bwanyu mwibasi mufite ngeka ko n'abanyeshuri ba hano by'umwihariko nkuko twabonye ko hari ikigo cy'amashuri naho bahabyaza umusaruro mu bijyanye n'amateka ariko twebwe twabireba tugasanga ntabwo busigasirwa hatonze urwiri hatonze mbega ntabwo ubona ko ari ibyiza nyaburanga koko kandi mbona ko n'abakerarugendo bakabaye hari icyo bakora kugira ngo byibuze winjiye ahangaha agira amafaranga asiga nkuko tujya muri mize tukishyura icya5 ku munyarwanda cyangwa se n'umwana akishyura 700. Mubona hakorwa iki kugira ngo ano mateka yacu akomeze asigasirwe? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ubushobozi bw'ikigo ni ugukoramo isuku gusa. Nubwo ubona bwose wenda haraye nuko abanyeshuri bamaze iminsi igera muri 5 bafunze na mbere yaho iminsi bamaze za 12 mu bizami nta mwanya babonye wo kuza kuhakorera. Ariko ubushobozi bw'ikigo ni uguharuramo n'isuka ugakuramo ibi byatsi. Nta kindi ubushobozi bw'ikigo. Rero mu byifuzo n'abantu bagiye badusura inzu ndangamurage y'igihugu Musée National yaradusuye twifuza ko ahantu hatunganywa hakaba site y'ubukerarugendo. Ubuyobozi butandukanye akarere intara bose bagiye baza twifuza ko ahantu hatunganywa. Mu by'ukuri ntago birashyirwa mu bikorwa. Ngiye nkurikije aya mateka ku bwanjye n'ukuntu nkunda amateka nanayize nyigisha kandi nkumva ibi bintu byagirira abantu benshi akamaro igihugu muri rusange. Abakerarugendo badusuye abashyitsi bakaza yaba ari amadovize bakayinjiza byaba ari amafaranga y'u Rwanda bazanye bakayinjiza bikagirira igihugu akamaro. Tubyifuje muri ubwo buryo rwose. Namwe nk'abanyamakuru ijisho ry'umunyamakuru rebe ko hano hantu hakenewe sibyo ahantu hakenewe gusurwa ibyiza nyaburanga. Utu tubindi ahantu watubona ni hakeye. Ubu buhanga bucukuye mu rutare ahantu wabona mu bihugu ni hakeye. By'umwihariko tujya tugira ibirori by'umuganura. Ese nk'ahangaha turabona hari icyanya kinini ntabwo byibuze wenda mu buryo bwo kwigira ku mateka muri ibyo birori bashobora kuzajya bavuga bati reka noneho tujye ku tubindi twarubona yewe bakiga nk'uwo muco nk'uko mubivuga mu mateka nk'uko mubivuga byagiye bibaho bikaba byibuze nabyo byatuma byibuze n'amahanga akangukira gusura ibyo byiza u Rwanda rwihariye. Byashoboka kuri ino leta yacu ubumwe byashoboka ubu muco w'umuganura wari waranacitse. Ngiye mu myaka uko nakuze mpereye aho namenye ubwenge nabonaga umuganura ugenda uzimira kubera ino leta ya mbere ya Jenoside Habyarimana n'indi leta ya mbere ntago ibi byiza nyaburanga babishyigikiraga cyane. Ariko nka leta y'ubumwe ijika bino bikaba umushinga bakabikora hakaza abatera nkunga
bakadufasha ibi bintu byashoboka. Nanone abaturage batuye aha bibaye ngombwa ko twakorera umuganura byashoboka, ariko ubona abayobozi batabifitemo ubushake niko navuga, cyangwa se bikaba ari ubushobozi bukeya, bakabona hadatunganye, nta bushobozi bwo kuhatunganya bakabirekera gutyo. Ariko mu cyifuzo cyanjye nk'umuntu ukunda ibyiza by'u Rwanda kandi uzi akamaro kabyo, namwe nk'ijisho ry'umunyamakuru mudutabarize ahantu haze hatunganywa, kandi ngira ngo nawe urabibona ntabwo ahantu hari habe habitse amateka y'u Rwanda. Rwose icyifuzo cyane nicyo ngicyo mwadufasha. Reka tumanuke dukomeze dutembera utu tubindi twa Rubona, noneho tugeze aho ngaho yarambitse imiheto. Reka mpabereke n'ahantu yakoreye ibirori byo kwakira ingabo nkeya zari zarokotse ibyo bitero ziyegeranyije. Ariko kuri ibyo bitero watubwiyeho gatoya. Igitero cy'Abanyoro ntabwo mu kimwe cyatsindiwe Inyamirambo. Oya, ahangaha u Rwanda rwose bari baruteye, Abanyoro bari baruteye bararutsinda. Nakubwiye ko hari ku mwami Ndahiro Cyamatare. Yego. Baramutsinze baranamwica, bamwicira n'imiryango harukuka bake. Abiru bahungisha umwana bita Ruganzu, yagiye yitwa Ruganzu, hanyuma bamwimutaza gufata irya Ndori ry'ubwami nyine. Ruganzu wa kabiri Ndori yategetse ahasaga mu 1500 n'indi myaka mikeya. Bihere nko mu 1500 acumuzamura. Mbere hari ise Ndahiro Cyamatare. Abanyoro rero bamaze mu Rwanda imyaka irenga 10 baruyoboye, nta mwami rufite. Aho Ruganzu abundukiye avuye Karagwe araza, habaho kwiyegeranya, bararwana, barongera birukana Abanyoro bava mu Rwanda, bakomeza ubwami muri ubwo buryo. Reka tugaruke ku buryo bwo kuruhuwa Kavuna. Tubwire kuri Kavuna gato mu magambo make kugira ngo urubyiruko rw'iki gihe rubashe kumenya ese kuruhuwa Kavuna byaturutse he. Kuruhuwa Kavuna byavuye aho ngaho ajyana ubutumwa. Mu Rwanda hari abandi biru bakeya batamukundaga niko navuga, hanyuma indagu ziza kugaragaza ko Kavuna mu kugaruka umwami abundutse Kavuna atazigera agarukana nawe. Bivuze iki? Bivuze ko Kavuna bari bagaragaje ko atagomba kwambuka umugezi ngo agarukane n'umwami kuva ageje ubutumwa aho ngaho ikaragwe. Hanyuma kuruhuwa Kavuna rero ni imvugo yaturutse icyo gihe, kuko Kavuna yatwaraga ubutumwa agomba kubona umutoni w'uwo mwami uje kwima Ruganzu wa kabiri Ndori. Hanyuma indagu zikagaragaza ko atagomba kugaruka. Kavuna koko ntiyagarutse ukundi. Amateka avuga ko ashobora kuba yari yahuye mu mugezi w'Akagera atagarutse. Urumva yarushyuwa, Abanyarwanda bahera bavuga ati yarushyuwa Kavuna kubera iki? Yatwaye ubutumwa aruhira ubusa, igikorwa aragisohoza, umwami arabunduka araza, ariko we ntiyagaruka, aruhira ubusa, kandi yagomba kuba umutoni w'uwo mwami kubera ko yamushyiraga ubutumwa. Urumva Abanyarwanda bahera bavuga bati umuntu wese yakora ikintu aruhiye ubusa, bakavuga bati urushyuwa Kavuna. Ni imvugo nyarwanda rwose kandi irumvikana. Ni ukuruhira ubusa, gukora igikorwa utazabonera igihembo. Kavuna yatwaye ubutumwa bw'ami, aho umwami yabundiye Karagwe. Indagu z'abandi biru navuga wenda bari baramugambiriye sinamenya, bagaragaza ko indagu ngo zigaragaza ko atagomba kugaruka. Urumva yaruhiye ubusa. Naho iyo mvugo yavuye rero. Indi mvugo nakubwira niyo bitaga icucu Ruganzu, nayo yakomotsa. Ibi bintu byose wabonye Ruganzu yagiye atabyeretse Abanyarwanda. Ubu buhanga bwose nta munyarwanda n'umugaragara ushobora kuva muri iyo myaka yari ishize yose, nta munyarwanda n'umwe washoboraga gukora ibi. Birababaza rero, uhereye ku gihe cye n'abandi bami bamukurikiye bose byarababaje, bakuraho imvugo yo kuvuga ngo gicucu Ruganzu, bivuge ko ufite ubwenge kandi wima Abanyarwanda. Umuntu wese ufite ubwenge ahisha muri we, atahishurira Abanyarwanda ngo babimenye, bamwita gicucu Ruganzu. Niho iyo mvugo yavuye. Ese kuvuga ngo haraho nigeze kumva mu mateka bavuga ko Ruganzu yari afite ubushobozi bwo kuba yanyura mu rutare agasohokera ahandi. Yewe sinibyo byonyine, bamuvugaho byinshi. Ruganzu ngo mu muheto we hari harimo imitsindo. Ingabo ze barwana yazagiraga inyota, yarasa ku rutare hakaza isoko, amasoko menshi. Yango niyo mwavuye za Ngarama, mwigeze kumbera ko mwavuyeyo. Ingarama hakurya gato y'Gatsibo hari isoko ishobora kuba yaraturutse mu mwaro. Bafite ubuhanga bahambaye, bimwe bakabigaragaza, ibindi bakagenda babihisha, nk'uko Ruganzu nawe yabikoze gutyo. Abanyarwanda barabahanga rero cyane. Ahandi yaba yarakoreye ibindi birori byo kwakira ingabo no gufatanya n'ingabo, ahangari naho hashobora kuba haracuriye umugambi wo kuvuga ngo
uko byagenda kose u Rwanda rugomba kuyoborwa n'umunyarwanda, nta banyamahanga bagomba kutuyobora. Naho ngaho niho baganiriye mu minsi nk'ibiri 3 bahakorera ibirori, ubwo twagenda nkaberekana. Ubwo Ruganzu yari abundutse, bivugwa ko yateranyije ingabo n'abaturage bagakora ibirori byo kwishimira ko agarutse. Iyo usohotse mu kigo cy'amashuri ugasohoka ugana inyuma yacyo, usanga naho habona ahandi hari utubindi, nyamara ukabona ko hatitaweho kubera ko usanga hasa n'ahapfukiranwe n'ibyatsi. Ibimenyetso bihari ni byinshi, kuko aha uhasanga aho imbwa za Ruganzu zajabiraga amata, aho Ruganzu yarambitse umuheto, ndetse n'aho Ruganzu yarambitse umutana w'imyambi. Iyo witegereje aho umwami Ruganzu yarambitse umuheto, ubona ko ari umuheto munini cyane, dore ko abavuga amateka bahamya ko nawe yari uw'ibigango, kandi ngo byonyine imitsindo ye yamuhaga n'izindi mbaraga, nubwo nta wundi yahaye ubwenge cyangwa se uyu murage. Ni byinshi Ruganzu yakoze, ni byinshi, kandi imitsindo ni imitsindo y'abanyarwanda kuva kera. Abanyarwanda bafite ubuhanga bahambaye, bimwe bakabigaragaza, ibindi bakagenda babihisha, nk'uko Ruganzu nawe yabikoze gutyo. Abanyarwanda barabahanga rero cyane. Ahandi yaba yarakoreye ibindi birori byo kwakira ingabo no gufatanya n'ingabo, ahangari naho hashobora kuba haracuriye umugambi wo kuvuga ngo uko byagenda kose u Rwanda rugomba kuyoborwa n'umunyarwanda, nta banyamahanga bagomba kutuyobora. Naho ngaho niho baganiriye mu minsi nk'ibiri 3 bahakorera ibirori, ubwo twagenda nkaberekana. Simone, noneho utweretse ko ahangaha hariho izo ngabo zabundukanye n'umwami, yewe nizazacitse ku icumu y'igitero cy'abanyoro. Hano niho bakoreye ibirori byo kuzakira. Naha nta handi. Urabona aho yarambitse umuheto we haragaragara nubwo hadasibuye neza. Urabona aka kabindi na kariya dutatu nitwe ingabo zanywereyemo izo nzoga zindi. Hariya nakoretse ikibumbiro cy'imbwa zajabiyemo amata. Hano hari ibindi bimenyetso bigaragara ko hano habereye ibirori byo kwakira ingabo. Noneho kuba ahangaha birimo kugaragara ko ntabwo hitaweho, yewe n'abaturage batangiye kuhahinga bagenda bangiza bino bikorwa nyaburanga. By'umwihariko guhinga ntabwo ari bibi, ariko noneho hari ibikorwa by'amateka biba bigaragara ko birimo kugenda bizimangatana. Kuri wowe nk'umurezi, by'umwihariko nk'umunyamateka, ubona ari igiki, hakorwa iki kugira ngo bino bikorwa nyaburanga bibashe gusigasirwa muri rusange? So bwa mbere ntanga icyifuzo, ndetse hari abo kuri mizabo bari bambwiye ko bashobora ku exproprier ahangaha abaturage bahatuye hakabungabungwa, ariko ntibirakorwa. Ntiwakura umuturage wahahawe nk'isambuye, ntiwamukuramo. Ariko habaye ubushobozi bwa leta baka exproprier abaturage hano, noneho hakabungabungwa. Ibyo bintu byaba ari byiza, hakwinjiza amafaranga, hakinjiriza igihugu. Ibyiza nyaburanga by'u Rwanda bigasigasirwa, abanyamahanga bakaza bakabisura bakareba, amafaranga akinjira muri ubwo buryo, urumva byaba bifite akamaro. Ariko ubushobozi bwa nkanjye w'umurezi keretse kuzana abana bakahasibura, ariko simfite ubushobozi bwo gukura mu muturage wahahawe. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Keretse nk'ijisho ry'umunyamakuru mukatuvuganira, ubuyobozi bukabishyiramo ingufu, bwaba bw'akarere bwaba bw'igihugu muri rusange, bukabishyiramo ingufu ahantu baka exproprier abaturage bahatuye. Ntihanahenze cyane, harimo nyanga abaturage nka 2 cyangwa 3, ubundi hakabungabungwa hagasurwa, byaba bibaye byiza. Nanjye nk'umunyamateka nkajya mbonera abana nkabazana hameze neza, nkabigisha nkabasobanurira amateka y'u Rwanda, byagenda neza. Murakoze cyane.
Usanga ahanini mu Rwanda buri karere gafite ibyiza nyaburanga byihariye, ariko nanone ukibaza impamvu ibyo byiza bititabwaho. Ese RDB ifatanyije n'akarere, buri karere kakagira umwihariko wako, ntibyatuma ya madovize yinjizwa na ba mukerarugendo asaranganywa muri utu turere dutandukanye nk'uko habaho imihigo y'uturere hakinjizwamo no kubungabunga ibyiza nyaburanga bibarizwa muri ako karere. BTN TV yihaye intego yo kugitembereza abanyarwanda binyuze mu kiganiro cyayo cy'ubukerarugendo ndetse n'amahoteli, aho tuzajya tubagerera no ku bindi byiza nyaburanga bya hano mu Rwanda, aho abantu badakunda gusura cyane, ariko naho duharanira ko hamenyekana kugira ngo naho habyazwe umusaruro. Mu kiganiro Tembera u Rwanda uyu munsi twari mu karere ka Gatsibo. Birashoboka ko ushobora gusanga mu karere kawe hari undi mwihariko mufite. Ushobora kuduhamagara kuri 0788 36 93 mbibutsa ko iki kiganiro nacyo ugikeneye wagisanga kuri channel usangaho ibiganiro by'isi n'amateka. Reka tubifurize kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Njye wabagezagaho iki kiganiro ndi Imanirankunda Jean Paul.